basi sibyo aha niho twari turi nitwa Lux umugore amaje kwidoda none urebe do ahita acaho gake yitonze aracyakomeje guhiga umwana we umwana bamusize muri twa tuboro bashyiramo za nyamanzwa ariko abantu ntago ari beza murabibona rata to urebe gusa umugore polisi yakomeje kuvuga ko yaje mu kiruhuko nta mwana azanye kandi twe turabizi umwana aramufite ese uratekereza abantu bagiye kwica umwana biri bubagendekere gute noneho nitubafata uriya mugore ibyo ari byo byose n'ubundi yaje gutembera nta mwana afite and why atari ko usanze bari barabeshya gisa ninde cyangwa se mu kubera iki no she's on medication for some problems. Did you see her arms, those scars? Self-harm, many of them. We don't know her past. Yeah, exactly. We don't know. Do you really want this unknown woman to be traveling around playing her vigilante game with sibyo mureke twikomereza with my gun? n'intwaro yanjye akomeje kuzenguruka yica abantu hariya kandi afite imbunda yanjye niyo arimo arakoresha mwihangane sinzi uburyo DJ yarabigenjeje ariko nyine tuba duhari sibyo rata barakwereka umugore uko umurarira umwana uko yakaryamye yiyambura umugabo urebe tu ahaguruka gake yitonze none urebe nitwa Lux Bucura w'Imana nakubwiye ibintu biri ahangaha noneho ni danje umugore yabuze umwana we gusura aha nawe yabuze amahoro kubona umwana arimo arakomeza kurira ashakisha nyina kandi azaho nyina ari arabizi nyina arimo arahigwa ntacyo yakoze bakiraho umugore uko yakaje amanuka aho umwana ari umwana arimo ararira araza neza yitonze atangira gutwikurura ahantu umwana aryamye nitwa Lux Bucura w'Imana ikigabo dore ngo nacyo kirabyuka umugore agafata umwana yihuse aramusohora hanze noneho do umugore dore ngo baramukurikira ashimuse nawe umwana aya basi noneho urebe do umugore akomeza gusatira imbere agenda yegera imbere gake kari akantu murakabonye do ako kantu utwo tunyamaswa ntabwo nari mbizi uko umugore yakageza hano imbere akubitana n'ikigabo box ikigabo kirakubitira kwica mama we urebe do ikigabo cyakubise umugore kirangije kirongera gifata akana cyitonze gake bucece cyongere kizamukire jewe ndashimuta umwana nkeneye amafaranga wowe ukaza uzana ibintu by'imiteto uraza uzana imiteto ku isi irimo irashya umugore noneho we twigarukira ahangaha kuri nyina w'umwana arakiruka gusa nubwo yiruka ahantu hose hamanitse amafoto ye ari guhigwa yisha abantu yaba amaze mw'abantu uyu mugore ntabwo ari umuntu ageze aha abona barimo arahigwa gake yitonze barakora ko Jeannette yagatashye Janet Ballon nawe yiyemeje kujya gufasha Lisa ngo ashakishe icyo yabuze ageze aha urebe do Great. ibyo ni byiza Also, I need clearance on a Glock 9mm semi-auto. Yeah, it's flight number ndashaka njye indege iri buguruke uyu munsi nijoro November 261. ibyo byose kandi mubitegura neza byihuse ndagenda mu kanya bagomba kuhita niruka ubwo yarangije akuye briefcase hano agire utuntu atunganya gake yitonze bibutse yarasize imbunda hari aho yarimo arakokingira imbunda agarutse gufata imbunda arayibura uko yakayibuze urebe do atambutse
urebe do mama we Luksa Agasobanuye Luksa Bucura w'Imana mu gutambuka bagati rimwe mu mutwe aya basi dore ngo n'uwari ugiye gufasha Lisa nawe baramwica sinzi umwishe ngo ni arangije afata amaraso yiwe witegereza gatuje webe do afata amaraso arangije aza ku nzara atangira kuyamusiga gake yitonze urebe afata imbunda ayimushyira mu ntoki kugira ngo bigaragare nkaho yiyahuye aya basi nitwa Lux sinzi umwishe ngo ninde mama we Lisa arabigenza ate n'uwari bumufashe gukomeza gushakisha umwana we nawe arabuze Lux Agasobanuye Lux Bucura w'Imana noneho nimero nyandiza kwa 8 09 52 4 3 6 ubundi niki Lux Bucura reka kuba mwiza ntabwo bigombera ngo yereke umuntu kuri mwiza rese umudamu murabona atari umwana mwiza ariko ibintu akora mw'abantu mwe twabyiboneye aracyahiga umwana we agafilimi bakize never let go akiri aho yabonye agapapuro ka wa mwana filimi igitangira mu byibuke byatangiye bashimuta urebe do arangije aza gake yitonze urebe afata ku gapapuro yitonze bikagenda yibuka n'umwana we n'ibitekerezo biza ari byinshi afata agapapuro neza yitonze ateranye asome arebe se bundi bimeze bite byifashe bite wagwane aya basi barakwereka ku kigabo sare nako twigarukira ahangaha uko ikigabo cyakaje ese niki cyaba yanga We're doing a police control. ni polisi irimo irakontorora buri modoka zose ngo turebe niba nta muntu urimo uwo turimo turahiga Have you seen this woman? ese uyu mugore waba wamubonye aya basi mwibuke iki kigabo kiramuzi nacyo cyamushimutiye umwana umugore arangije afata akafuyazi karaha k'umwana wabuze agakurayo yitonze ntago nigeze mubona habe na gato sindanamubona hayo ese uri seriye ntago uramubona koko Why would I lie to you? ndetse uratekereza ndimo ndabeshya aya basi umugore ko araha What happened to your face? ese ku isura yawe byakugendekeye gute ubundi What this? ni ibingibi se Dogs. ni imbwa arizo zangize gutya si ubizi se ikigabo kiri aha umugore yagikomye koko yagikomerekeje umugore ari aha ni ibibazo mw'abantu mwe kuva bwa gitondo umugore ntararyama uyu ni umunsi wa kabiri They're looking for her. niwe barimo barashaka Not us. ntabwo ari twebwe bashaka Anyone else. kandi nta n'umuntu n'umwe ubizi umugore arangije azanga kuri wamfunguriye uri aha Suppose they know to be looking for her on this road. Maybe they're looking everywhere. ahari dushobora kumubona aho ariho hose umugore ko yakaje kuri wamfunguriye uri aha mw'abantu mwe mujye mugira neza mwigendere uko yakaje dore ngo wamfunguriye aramuha igiceri yitonze gake You did this. ibi ngibi ni wowe wabikoze ikigabo kiri aha nacyo She did this. ibi ngibi ni wowe wabikoze kandi nawe ugomba kubikemura wamfungura uko yagahaye umugore igiceri urebe do umugore arangije aza kuri telefone ahamagare yafashe ka gafureyazi kariho nimero z'ababyeyi babuze umwana abahamagare wenda nabo bihuze barebe niba hari icyo bakora kugira ngo abo bana babo bagaruke kubera ko leta irimo iravuga ko nta bana bafite nta nabo babuze uko bagakinguye Come in. injira We've searched for nearly 3 months now. umugore arangije abahereza feyazi yabo We're out of money for food, ati tumajije kumuhiga amezi 3 yose arashize tutari twamubona rent. We couldn't even. nta amafaranga y'ibiryo amafaranga y'ubukode mw'abantu mw'abantu barababaje baje mu butembere baje kuryoshya
bahita bahura n'ibibazo. Ese byakugendekeye bite wowe? Following me. Ati abapolisi barimo barankurikira. They got the wrong idea about what went down. May I? Ese wowe mwebwe ubundi bimeze bite? Ntabafasha nanjye mukafasha cyangwa se mbanze nifashe nitunganye ubundi tuze tuganire gake twitonze. Much contact with the police? Ese mugeze muhamagara polisi? Spanish, yeah. Ati abo twahamagaye bavuga icyesipanyoro. Jake was taken from our apartment. They tried. Ati twe batwaye Jake wacu bamukuye muri apartment twabagamo. Tugerageje guhamagara bavuga ko tubeshya. The focus was on us. Like we were suspects. Can you believe that? Kandi tekereza ko noneho Yes, I can. I mean, I'm living proof. nanjye ubu ngubu nta kimenyetso mfite. Nanjye nta kimenyetso mfite kiri bunyereke ko nanjye nari mfite umwana. Kiri bwereka abapolisi ko nari mfite umwana. Nakubwiye mwa bantu mwe ibi bintu. A guy called from here. We thought we might be getting somewhere. Atariko bwa mbere hari umugabo waduhamagaye. Wait, what guy? Uhuye mugabo wabahamagaye. You didn't read in the papers? That's why we took the boat over. He said that we could get Jake back. Ni umugabo watubwiye ngo kugira ngo tubone Jay wacu agaruka. Nako Jake sorry. He said he could Nuko tugomba kumwohereza amafaranga. prove he was alive, but we had to Yaratubwiye ngo tumwohereze 50,000 by'iyero. hand over N'abantu amafaranga na amafaranga menshi. 50,000. Eh, He called again every time on a different number. yakomeje kuduhamagara n'ubundi buri gihe. Aduhamagaza nimero zigiye zitandukanye. If we told the police anything, we would Ati twabwiye polisi. hear from him Polisi irangije buri bimenyetso. again. Did he have an accent? Ese aksa yiwe murayizi? Mwigeze muyumva ngo mumbwire noneho? Eastern European, wouldn't you say? Aravuga nk'umuntu wo mu Burayi. Slovakian, maybe, from the way that. Aya basi. Utushaka kubaza kuri filime zanjye. Ese mwigeze muhura nawe? I handed the guy £50,000 in cash. It was our parents' life savings. Ati twarahuye nawe amafaranga turayamuhereza. Called on word. Ariko nta kintu yigeze bitumarira. This came through the door. Gusa kundi munsi baduhereje akenda yari yambaye niko batugaruriye ku munsi wa kabiri. Aya basi. It was Jake's. Ataka ngaka na ka Jake. He was wearing it the night. Muri iryo joro niko yari yambaye. Asking for another 50,000, but we couldn't do it. When? Bongeye kuduhamagara ngo nanone ngo twongere tugire gute tumwohereze andi mafaranga. Ibyumweru bibiri bishize. Drove out to meet them on the road out of town. Nakubwiye ibigabo biraha yabishimuta abana ngo bafate amafaranga yabashimuta abana ngo bajye kubacuruza ntawamenya. Goatee. He had dark eyes, stocky. Any tattoos? Ese yaba afite tattoo? I don't know. Ati ntabwo tubizi Maybe. ariko ahari ashobora kuba ayifite. Ntabwo twari tubyitegereza neza ngo turebe niba afite tattoo cyangwa atayifite. Umugore aratekereza neza, abagore tuzi ubwo nako bazi ubwenge. Sorry. The guy, the driver. Atariko umushoferi wabo we arayifite. Something on his neck. Afite tattoo ku irugu ry'iburyo. Aya basi. Umugore aje kure ikimenyetso yashushanyije. That was it. Ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo. Think. Please give me any little detail. Wetekereza nanone ukomeza umereza amakuru noneho neza. Aya basi. Sorry. Nta kindi. Apart from the smell. Usibye byonyine uburyo ahumura. Smell? Impumuro ye. Like a chemical. Arahumura nk'umuntu uba mu nganda. Ammonia. Umuntu ukora muri ammonia. Arahumuraho ammonia. My mother, who worked her whole life in the tannery. The ammonia they arangije yibuka used to strip hides, make her sick. Yibuka agatipe kaje kumutuburira kamubwira ngo nyina ngo yakoraga muri ammonia mpaka kugeza igihe arwariye. Aya basi dore ngo umugore noneho arahita ashyira ubwenge ku gihe. Akurayo mapu gace yitonze gaho ni mu ndangire nihagana he. Dore ngo umugore arahabona ati se mufite imodoka ngo munize. Don't deviate from what I told you. Ntihagira umuntu n'umwe mubwira ibi ngibi. It's almost empty and we haven't got enough money for fuel. Ati se rero ko n'ubundi nta n'amafaranga dufite uragira ngo bigende bite? It's like a couple of dollars. Gusa dufite $1 rimwe ryonyine ryo dusigaranye. Get as far as you can go. I'll walk if I have to. Please just trust me. Wowe ni munyizere ndaje noneho ngaruke ngira utuntu tumwe na tumwe nikorera. Dore ngo umugore arahita yimanukira gake yitonze. Police? Arahamagaye kuri polisi ngo nibagire gute bahagarika imodoka.
uko bagahagaritse imodoka bitonze mugiye he Holiday, touring around a bit, you know. ati turi mu gutembera ngo tugiye mu kiruhuko Have you seen this woman? mbese mugeze mubona uyu mugore No. ntawe twabonye ibuke bari bari kumwe No, we haven't seen her. ntawe twigeze tubona pe What's she done? She is murderer. ati se yakoze iki ni umwicanyi aya basi dore umugore bamushinjije ko ari umwicanyi kandi ibyo byose biri kuba ni ukubera ko arimo arashaka umwana we baregera mu modoka babura umuntu kandi twabonye umugore yinjira muri iyi modoka ntabwo tuzi ngo byagenze biti gusa agasobanuye nimero n'indi za 8 092 dore imodoka ngo barayireka igatambuka yemye mwibuke niwo mugore ari aya basi urebe do نعم مكانت هي هلا راحت ati akamodoka gatoya k'umukara akamodoka gatoya k'umukara karimo abongereza bari mu rutembero barimo baratembera ati reka yihishemo inyuma يلا يلا بسرعة dore ngo noneho imyako irongera ikamugwira dore ngo umugore baragira gute barahita bamenya ko yihishe muri kariya kamodoka inyuma dore ngo polisi iramukurikirana nawe ni umunyabwenge ageze imbere agira gute ahita asimburana n'uwatwaraga noneho reka twizamukire sibyo rata It's not about a murder. The police said this. ese ko barimo baragushinja ubwicanyi byagenze bite To get Jake back. ese uratekereza kugarura Jake wawe byaba bimeze bite ubundi wowe bararebana bikanzemo ati byatwara buri kimwe cyari cyo cyose ibyo ari byo byose nyine nanjye niyo mpamvu bari kunyita umwicanyi nuko ndimo ndahiga umwana wanjye dore ko polisi irahagarika iki irahagarika umugore yarangije ava mu modoka do urebe nababwiye mw'abantu mwe abamama nimwegere hino bigisha uburyo iyo abana babuze tujya kubashaka aya basi Lux ubucura w'Imana ubucura w'umwana mwiza ariko ngo musigaye mu nkunda we yewe gawe sibyo rata barakwereka umugore ikarambi mu misozi n'amaguru mu kirombe cy'amabuye dore ngo arikurusa nk'abana nababwiye mw'abantu uyu ni umunsi wa kabiri umugore ntararuhuka ntaranaryama. Called you about a dozen times, and I just am beginning to worry about you. dore ngo noneho na nyina arahita amuhamagara ati mukunzi ni mama wawe. Called you about a dozen times, and I just am beginning to worry about you. Umamagare nuza kubona ikoro kubera ko ndaguhangayikiye. Call me and tell me you're okay. Ndakwinginze uza kumamagara umbwire ukuntu umeze umbwire niba umeze neza sibyo. Bye kandi. 4 weeks time. Barakwereka Mr. Anderson n'umugore we baracyanyura ku itangazamakuru n'iki abaviewers barimo baraba benshi. Naho undi we arimo arahiga umwana wenyine nta bufasha uwakamufashije yamwihakanye ahubwo arimo arakomeza kugira gute mama we abantu bundi none se hari umuntu nta muntu uba mwiza ku nyungu z'abandi aba mwiza ku nyungu ze Lux bucura w'Imana. Twigarukira ngaha uko uyu nguyu bakamukubise ntago yapfuye ahubwo do aya basi urebe do mw'abantu mwe abagore bakubititse ubu ko yakageza aha abona heza amabongo ni amabongora cyangwa ni amaronje nanjye simbizi arangije inzara iramwishe mw'abantu mwe. Uyu ni umunsi wa kabiri ntararuhuka ntararya nta nubwo yaricaraga anywa amazi neza yitonze arakiruka ashakisha umwana. Aya basi nakubwiye nimero ni 0 952 4 3 uzi ko yakaje agwirirana dore ngo aragera muri quartier. Aya basi noneho urebe do dore ngo aragera muri quartier y'iwabo noneho do urebe aho umugore yakavuye niho mugenzi we n'ubundi nawe yajagana. Lux Agasobanuye
bucura w'Imana, bucura mu Rwanda. Noneho aka ni agafilime gashya we, bakise Never Let Go. Ntago nakijugunya, sinamureka ngo agende. Umugore yakubititse mwa bantu mwe. Uko yakaje uyu nawe bamukubise dore mu maso hari icyo yabonye arikanga. Gusa Agasobanuye bucura w'Imana arebye neza abona wa mugore batwariye umwana arimo araza agana iwabo, yaranaguye aramusama. Gusa Agasobanuye bucura w'i Rwanda, bucura w'Imana. Noneho sibyo rata do urebe dise abantu bose ntago ari babi, abantu bose si uko ari babi, ahubwo nuko buri muntu icyo akoze cyitirirwa mugenzi we, kandi ntago biba ari byo. Buri muntu wese aba agomba kubazwa ibyo yakoze cyangwa se agakora iki, agasubiza ibibazo yabajijwe. Ni Tolox bucura w'Imana, nimero ni 008 09 52 436 n'ubundi se simubizi rata. Nakundi wenda umugore yajya yaruhuka. We saw you on the television. Nakubonye kuri televiziyo. They said you have killed. Barimo baravuga ngo uri umwicanyi. Ese byagenze bite? Is this true? Ese niko kuri? Umugore azunguza umutwe. One of those men. Atariko umwe muri bari abagabo cyangwa se bari abagabo. Maybe two. Cyangwa se babiri. Umwe muri bo cyangwa se bose. Good. Nibo yishe. I'm sorry for what they did to you. Gusa nyihanganira ibyo bagukoreye. They will pay for this. Gusa bari buze ko byishurira. Mama we, uyu mugore twamubonye ntasanzwe. Your baby is so beautiful. Ati umwana wawe ni mwiza cyane. Like an angel. Ameze nk'umumarayika. Like an angel. Disi mukobwa bamwangije, bamumennye isura. Umugore uraha ntakina, arangije abona umwenda uri hariya. Aya basi urebe. This is not what we agreed. Ati ibi ngibi ntabwo ari byo. Ibi ngibi bifite igiciro cyabyo kandi mugomba kubyishyura byikubye. If you can't do this in 1 hour. Ibi ngibi ntabwo nakomeza kubikora cyane, ntabwo nakomeza kurindira indi saha imwe. Consider it aborted. Turumvikana. Aya basi umugabo uraha ntakina, akira hari uwaje buninja bu Matrix. Noneho ni Tolox bucura w'Imana. Urebe do. Wow, uraha twe turamuzi mama we. Urebe aza akurayo n'imbunda. Aya basi aza satira aho ibigabo biri. Noneho do urebe do ibigabo biraha, nta no kuyoka, nta no gushona, nta no kubona, nta no kumenya uwo ari we. Birangije. Can I help you? Ese twagufasha? Araje kuba maske icyayi mu maso gishyushye. Target mu mutwe. Urebe do icyayi gishyushye, teremusi mu mutwe. Target mu mutwe. Aya basi yagira uvari. Noneho turebe Fucking China. uri bugerageze kunyegera. Noneho ndamwereka icyo ndicyo. Umugore uraha ntakina. Urebe icyo ni ikibuno cy'imbunda ku mutwe. Uyu mugabo yangurishirije umwana. He has my baby in there. Afite umwana wanjye niwe nkeneye. And I'm taking her back. Nkeneye kumusubizayo atagira uvuza induru cyangwa bwanuka. Nibeshye yagira uhamagara polisi. Call the police. They might be in time to watch me kill him. Namwe muhite mwimaje noneho ikiri bubi. No! Genda jya imbere tugende unyereka aho umwana wanjye ari.
aya basi dore ngo umugore aragera ku wamushimutiye umwana fungura urugi I'm just a middleman. njyewe ndi umugabo usanzwe wimfata gutya Man, there's a supply. It's like animal skin here. No one cares if there's one animal less. ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho niba njye byaba ari n'inyamaswa n'iki All they care nta nubwo mbyitayeho is a leather bag. It's a painful world. Shut up and open the door. wowe nakubwiye ceceka aho ngaho ufungura umuryango ntabwo mfunguye nushaka kunyica To be wanted. To have a mother who does give a shit. You destroy lives. wowe urimo urarimbura ubuzima We're running. ubu turumvikana urimo urarimbura ubuzima turumvikana You think I don't know you? Huh? uratekereza njye ntabwo nkuzi Problem child, problem woman. ati ntabwo nkuzi wowe You're so buried in your own guilt. dore ngo ikigabo kiratitangira kumubwira amabanga yiwe yose kirangije baragihamagara kuri telefone umukiriya arahamagaye Should I say Sophie's buyer? Do you want to talk to them? urashaka kuvugana n'umuguzi nawe urashaka kugura Sofia Hold on. ndimo ndakumva dore ngo ikigabo kirashyira kuri oparireri noneho umugore neza yumve ijwi ry'umugabo cyangwa se ry'umuntu ushaka kugura umwana we aya basi mugore atera telefone yitonze They agreed to double, but ndabyemeye ndakwishyura byikubye dore ngo aratungurwa no gusanga ijwi ari ry'umugabo we aya basi none urebe DJ ibyo bintu ntuzabyongere sibyo rata urebe do they agreed to double, but they want her tomorrow. ati nta kibazo ndakwishyura byikubye ejo mu gitondo dore umugore karatungurwa Clark Anderson niwe ushaka kugura umwana kandi n'ubundi umwana nuwe aya basi dore ngo umugore aragwa mu kantu target kumva umugabo ni nawe wishe Jeannette arangije afata amaraso gake yitonze ayamuta mu nzara arangije afata imbunda ayimushyira mu ntoki mana nyagasani umugabo kumbe ni nawe mwicanyi ati bikurangiriyeho I'm so sorry. unyihanganire mukundwa ati se n'ibiki birangiye Everything. buri kimwe cyose kirandangiranye mama we gusa Agasobanuye It's just a delayed abortion. Open the door. nakubwiye fungura umuryango I won't ask again. kandi udatuma nongera kubigusaba target mu kuguru nakubwiye fungura icyo cyugi ikigabo gake cyitonze gikuraho urufunguzo kigira gute gifungura uko yagafunguye urebe do kumbe dore umwana aho cyamufungiye dore ngo mama arabona umwana noneho Sophie aya basi urebe do ibyo ni ingumi target box ikigabo ni gikina gifite ingumi wagira ngo ni inyundo ingumi imwe yonyine reba uburyo ihita igira umuntu aya basi no gusa ubucura w'Imana agafilime bakise never let go dore ngo ikigabo kiraza cyegera injerekani ya esanse aya basi dore ngo kiratangira kunyanyagiza esanse mu nzu gake cyitonze kigire kibatwike kitaratwika dore ngo n'umwama w'umwana arakanguka aya basi aterura bloke sima aze gake yitonze mu mutwe bloke sima y'umutwe mu mutwe do urebe umutwe arawumena umutwe arawujanjura
umugore ntakina aya basi noneho do never let go niko ka filime turimo turareba umusobanuzi ni Lux w'Imana Bucura w'i Rwanda. dore umugore ngaramanuka aza gufata umwana we ari nako inzu irimo irakomeza kugenda ishya. nababwiye mw'abantu mwe ko umwana w'umuntu nimugakine nimugatete arangije amajije kubona uwiwe agira asohoke atarasohoka yumva hari utakiye mu cyumba kindi gikurikiyeho. aya basi mu gukingura icyumba urebe niba yarabonye iki. abamo kugera basanze inzu yafashwe n'umuriro. dore ngo umugore nta nubwo yasohokanye umwana umwe ahubwo yasohokanye babiri mu gihe abapolisi akazi kabananiye bari kuvuga ngo abantu nta bana bafite. muri ako kanya dore ngo umudamu Risa dore ngo arasohokana abana ebyiri. mama we Lux Agasobanuye Bucura w'Imana Bucura w'i Rwanda dore ngo arasohokana abana ebyiri. bya bindi polisi yananiwe gushakisha ngo izicara ngo ibikorere mu mpapuro. umugore we yababwiye ati reka njyewe ntabwo nshobora kwicara ngo ikibazo gikemuriwe mu mpapuro kandi mfite ubushobozi bwo kugikemura vuba byihuse. dore ngo umugabo Mr Anderson nawe aratabwa muri yombi na polisi ya New York gake yitonze. NYPD iraza gake yitonze imutware bitonze buke kugira ngo nanjye agafilime nuko nguko mbaye nka soje sibyo rata twaga Lux w'Imana Bucura w'i Rwanda. nako kari karangira. dore ngo ababyeyi nyuma y'amezi 3 batari babona umwana wabo dore ngo barongera kumubona bamukesheje umumama umwe gusa. Risa nagatangaza mw'abantu mwe nababwiye umugore si umuntu. Agasobanuye nitwa Lux Bucura w'Imana Bucura w'i Rwanda. uyu nawe uko yakafashe umwana we uko yakamubonye mw'abantu mwe uyu yari iminsi 2 atararuhuka agafilime bakitaga Never Let Go. sinamureka ngo agende Lux Agasobanuye Bucura w'Imana. mwibutsa wakuze filime zanjye nimero 408 0932 n'iki ntucikwa gakurikiyeho ndacyari wese samano nitwaga Lux Bucura w'Imana. noneho sibyo ndaje.